ku bantu batanzi cyangwa se bambona muri korale byiringiro nawe ngizemo vuba kuko ino umushyitsi sindahamara imyaka 2 nitwa Kwitonda Innocent ndi umukristo wa hano ndi umugabo ndakijijwe Imana nishimwe haleluya Imana iratureze itugira abagabo mu buryo bubiri mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe shimye Imana kuko impaye umwanya mwiza w'umugisha ukomeye cyane undutirinde imyanya yose yo kuvuga izina ryayo n'ubuntu ngiriwe Imana nishimwe ku cyumweru cyashize nagiye ahantu mu munsi mukuru mahurira n'umuntu tumaze imyaka irenga 20 tutabonana aravuga ngo uyu ntabwo ari wa mwana wajya kuvuga ubutumwa cyane ngo uracyabuvuga nindakomeje mu rugendo nta gusubira inyuma Imana nishimwe Pawulo yabwiye abakorinto arababwira ngo ubwo nazaga iwanyu nta magambo y'uburyoza nari mfite haleluya nta n'ikindi kidasanzwe nari mfite ariko nari mfite kimwe cyo haleluya aravuga ngo nari mfite kubabwira Kristo tuvuge ikindi kise tutavuze Kristo aducunguye na magambo usanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero y'abakorinto ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa afite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana aravuga ngo ndetse n'ibyo yavugaga dandabira nari umuntu horeje ngo ariko yari afite kimwe cyo kubabwira ni Kristo haleluya shima Imana kuko nkijijwe ntabwo njya nihangana kuvimbe abantu tubana mu cyumba hepfo hari abarabizi n'abandi duhura handi nta kindi ifite numva afite ikiremereye cy'agaciro muri je fite Kristo ni iki nakirata se ni iki navuga kindi uravuga ngo ufite inzu muri karitsiye bayubaka yawe bakayipfuka ejo bakayisenya uravuga ngo ufite umugore ejo Imana ikamwisubiza wavuga ngo ufite abana nabyabana abahungu abakobwa ejo urumogira ukabatambikana ubareba nta kindi ufite cyo kuvuga no kwirata ni Kristo wenyine Imana nishimwe ndaryoherwa n'agakiza kuko nakagiyemo ndi muto Imana irakandereramo nkabamo numva uburyohe bwako kandera ndi umwanga ndi ingimbi y'umusore ngira ku munsi shyingirwa ndi imanzi ndi mu bihe by'umwuka mbibamo nsaba Imana ngo izandinde na nyuma yo gushyingirwa bajyaga bambwira ngo hari igihe umuntu ashyingirwa akagwa nkumva iminsi yanjye yo gukora Imana mu gihe cyatambutse izaba imfiriye ubusa nkumva biranambabaje ariko Imana iranafashe imbaraga no kubaka urugo imbere inkingi imfasha gukomera mu rugendo shimye Imana cyane Imana nishimwe murumva se ntari umukire haleluya Imana nishimwe cyane nejejwe n'Imana kubw'ino mugoroba iduhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana amaze rero abantu bafite ibitabo bafite Bibiliya bashobora kurambura mu gitabo cy'Abaheburayo ni ibice 6 turaza kuganira ku mutwe w'amagambo uvuga ngo dukomeze dutambuke Yesu nashimwe impamvu dukomeza gutambuka nuko turi abagenzi siko bimeze turi abasuhuke muri mbye ravuze ngo muri isi ndi umushyitsi ndetse ndi umwimukira kandi ukomeje muki mu rugendo ubuzima duciyemo ni transition ubu duhagazemo turifiteho twavuye turatambuka tugenda niyo mpamvu iminsi yacu ko mu isi ari iminsi igoye Yobo yarabivuze ngo umuntu arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuro n'amakuba ariko dufite ibyiringiro by'uko urugendo rwacu tuzagira gute tuzarusoza amahoro muri iravuga ngo ubwo tuyoborwa n'umukiza Yesu dufite iki dufite amahoro kandi azatugeza hehe haleluya haleluya ndashaka ko rero turuze kuza gufatanya kwishima no kunezerwa tutari mu bakozi bari gukora ibihabanye n'iby'akazi gakeneye tutari mu bindi mureke tunezerwe Imana mu mugoro Imana nishimwe cyane ijambo ry'Imana rwanda dukomeze tugire gute dukomeze dutambuke impamvu dukomeza gutambuka nuko dufite aho tujya haleluya
kandi impamvu dukomeza gutambuka nuko mu nzira tugenda harimo inzitizi n'inzitane n'ibigeragezo bitandukanye. Ibigaragara n'amaso nshobora kukugira iyi nama mbireba nkabigufasha kubirwanya, n'ibindi bikomeye byo mu mutima ari byo bikomeye kandi bigira gute bizitura umugenzi. Imana nishimwe. Dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo biharangirizwa gukuza amajyambere, ibice 6 umurongo wa mbere. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganyizwa rwose. Nicyo gituma dukwiye kuba turetse guhora mu bintu bya mbere bya Kristo by'agakiza, ahubwo ngo tugatambuka tukigira imbere ho gato kugira ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose. Imana nishimwe. Haleluya. Ni ijambo rihwitura, ni ijambo rikangura, ni ijambo rikomeza kugira ngo abantu badahugirana kubw'ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye gira ute bahura nabyo mu rugendo. Umukristo duhura n'intambara zikomeye n'inzitane. N'urugendo rutugora, iminsi yacu tuyimara turwana intambara ziremereye, zigaragara n'izitagaragara. Ndetse haba no mu gihe cy'umunezero izo ntambara turazirwana. Mu gihe uburumbuke bw'ubuzima buriho, ubuzima butunejeje, hari ibintu byinshi bitunejeje, izo ntambara umukristo arazirwana. Ni nayo ntambara ikomeye buriya. No mu gihe cy'amakuba, ingorane n'ibigeragezo by'ubuzima busanzwe tubayeho bitandukanye nuko twifuza, nabwo ibigeragezo birahari. Nicyo gituma rero kubw'ibyo dukwiye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tugatambuka tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose. Imana nacu nishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana yaduhaye umukoro ukomeye, byarayishobokeraga kuduha ahantu tugomba kuba nk'abakristo tukimara gukizwa, ikavuga ngo nimujye hano kuko mwamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, mube muri buno buzima butandukanye batari bizera. Ariko Imana ntiyabishatse, yadushyize isoko ry'imburamumaro imbere, urutundiro rubi, maze yerekeza ibirenge byacu kugira ngo ducemo iryo soko, turinyuremo hagati, duhumurirwe n'ibirimo, dukurwe n'ibirimo, ariko ntiduhahe. Iratubwira ngo muzanyuremo ariko ntimuzagire gute, ntimuzahahe. Nimugiramo bakabaza ibyo mukeneye, muzavuge uko mugura iki, mugura ukuri kandi mukatagira gute, mutaguranura. Iminsi turimo igenda igamburuza umukristo mu buryo bumwe no mu bundi. Siko bimeze? Amakuba menshi, ibigeragezo byinshi, none ukaba wishimye. Igihe wishimye n'igihe Imana yagushyize kuri ya misozi y'igikundiro, kuko umukristo nawe ari mu rugendo, yaje kugira ahantu hari umutware wabagiriye neza, avuga ati byose hano bazanyura abagenzi, bubakira akazu k'uburuhukiro, abakristo bazajya baruhukiramo abagenzi bagisiyoni. Umukristo aragenda hageze nyine ariryamira, yumvishije umunezero waho, agira ngo yasoje urugendo, ahabyukiye aza no gukanguka asanga igihe cyamucitse, ahata iki? Ahata umuzingo w'igitabo. Ibintu byamubabaje, kuko iyo usomye igitabo cy'umugenzi cyo kivuga ko ngo ngo hari n'igihe yagiye arwana na Parowe ari mu nzira, amurasa imyambi, ngo kwa kumurasa imyambi yitura hasi, igitabo aratwaye kiragwa. Ijambo ryo rivuga ngo yaguye ukubiri n'iki? Agukubiri n'ijambo. Dufite ibigeragezo bidukubita cyangwa biturwanya, cyangwa se bikadutagaranya, bikadushyira hirya y'ijambo ry'Imana, ariko gakiza bigatuma tugenda twarashenjaguritse. Nicyo gituma dukwiye kuba turetse guhora. Abantu bari kugenda bahora. Dore igituma duhora. Uyu munsi Imana idushyira mu bihe byiza, tukagabanya ibihe byo gusenga. Batubuse nabigenza gute nyine? Mfite umwana mutoya, urumva ntabwo namusiga, ntabwo aragira amezi 6, papa w'abana yamerera nabi nyine, abashanga umwana we, ibintu nk'ibyo. Nzikwazo kaba nyinshi. Bandi tirinjya gusenga, tugashinzi twazo nyinshi. Rimwe na rimwe tukagaragara turi abakristo b'abahenebere, tugatakaza umwimerere wa mbere w'ibyagakiza twabayemo. Imana nishimwe. Ni ijambo rikangura, naho uyu munsi uri mu bihe byiza by'uburumbuke,
ukabona utunganiwe rwose, ntabwo wasoje urugendo, ibyo gukora biracyahari, inzira iracyari ndende, turacyagenda turacyendereya, ahubwo ni Imana yakuzaniye ibyo kurya byo kugira ngo ubashe gukomera by'umwanya muto, ntabwo wasoje urugendo. Siko bimeze? Iyo mitsima urimo utoragura urya yikwibagiza kuri umushyitsi n'umwimukira, ngo ikwibagiza aho ujya. Siko bimeze? Kuba uyu munsi uri gukora bigakunda, hari igihe bigera nyine mu buzima bigakunda, ikintu cyose wakoraho bigahuruduka, wajya gucuruza bikizana. Siko bimeze? Hari umuntu ahantu nabaga yagize amahirwe nyine ibe byamukundiye, yakubaka inzu hano, expropriation ikaza, bakamusukira amafaranga, akimuka, aho hagiye kamusangayo, aho hagiye kamusangayo, biza kurangira nta bindi bintu byinshi akozeho, abaye mu miliyoneri uremereye. Ibyo rero nuhura nabyo mu rugendo, wivuga ko washyitse, wisinzira ngo urye ugwivutu, wibagirwe kuri umushyitsi n'umwimukira. Imana nishimwe. Nicyo nakubwiraga. Sinavuga ko ntari intyoza mu byo mvuga se. Ndababwira kimwe ko turi abashyitsi n'abimukira. Amakuba akubayeho menshi n'ibigeragezo ntibikuyeho kuri umushyitsi n'umwimukira. Wisinziriraho igihe kitari cyagera. Siko bimeze? Si igihe cyo gusinzira nubwo tunezere cyangwa tuguwe neza, si n'ibihe byo gusinzira no kurambika nubwo dufite amakuba n'ibigerageza impande n'impande. Imana idufashe cyane. Dore impamvu mu ntambara ikomeye duhura nayo yo mu bihe by'uburumbuke itugwa nabi cyane ndetse ikadutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Kenshi gucunga iminsi y'ibisubizo bijya bigora abantu mu rugendo, bagira ngo bashyitseyo. Aburahamu byamubayeho, nusoma mu Itangiriro 15, akiri Aburahamu, Imana imuha amasezerano imubwira ko izamwagura akagira ubwoko bukomeye. Yari ari ahantu, yari ari ku ruhimbi ari gutamba ibitambo. Noneho aza kugira ikibazo gikomeye cyane. Burya umuntu yakoze cyane aranananirwa. Siko bimeze? Aza kugira ikibazo. Hari ijambo ndibuze gusoma cyangwa se tugiye gufatanya gusoma rikomeye abantu benshi tukunze kubamo cyangwa se tubayemo. Ibice 15 by'igitabo cy'Itangiriro, Aburahamu yafashe ibitambo nk'uko Uwiteka aramubwiye. Iyo usoma ku murongo w'9 hera ku murongo wa 7, aramubwira ati, ni jye Uwiteka wakuvanye muri y'Abakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyanyemeza yuko nzakiragwa n'iki? Aramusubiza ati, enda izira ry'inka, iriza ry'inka. Ahangaha yamubwiye amasekurume, amubwira inka n'ibindi bitandukanye kugira ngo atunganye igitambo atambira Uwiteka kubw'isezerano bari bamaze kugirana. Aburahamu arabikora, arabirangiza. Amaze kubitegura, adversary cyangwa se umubisha umurwanya yari hafi aho ngaho. Satani yohereza inkongoro. Ibisiga by'inkongoro bikunda inyama cyane. Ngo yari yahereye agurutse inkongoro azirukana kuko zagendaga zijya ku ntumbi z'ibitambo. Ngo aza gufatwa n'akantu tugiye gusoma, akavirusi kari mu bakirisitu. Kamukururira amakuba menshi cyane. Kadusome murongo wa 12. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Ubwoba butewe n'icuraburindi biramufata, asinzirira ku ruhimbi, asinzira ku gitambo, ariko inkongoro yo kuko ari izikicunze yari yarikanuye.
uko Aburahamu agenda ajya mu ntege nkeya, yatangiye afite imbaraga kubita ahagaze neza. Uko iminsi igenda iza, intege nke z'ubusaza n'intege nke z'ibihe, intege z'igicu cy'umwijima yari arimo kinda kimufata, bigeze ubwo agira ngo ya masengesho dusenga tunaniwe, inkongoro iramucunga, ibirahuri kubisemo inzara itondora inyama kugira. Icyo kintu kibabaza Uwiteka cyane. Yahise yumva ijwi ati, Aburahamu, icyo ngicyo urakibonye nacyo? Ngo kuko icyo kibaye, kuko icyo kibaye, ingaruka tuzisoma mu murongo ukurikira. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazabakora no bazababaza imyaka 100 ayo. Ntabwo ari igihe cyo gusinzira, nubwo uyu munsi ubona bimeze neza, si igihe cyo gusinzira. Iyo mitsi muri mu manyagura nayo mazi Imana iguhaye, ntabwo ari iriba, igihe cyo kunywa ntabwo kiragera. Nibyo kugufasha mu rugendo kugira ngo umenye yuko Imana ifite umugambi n'amasezerano kuri wowe. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ngo nuko bene data mumenye yuko, ngiye kubivuga birakomeye uko ngiye kubivuga, namwe mubyumve nk'ibikomeye kandi bigoye. Mumenye yuko ari iby'igikundiro rwose nimutungurwa n'ikome ry'ibigeragezo bigize gute, bitari bimwe. Amakuba n'ibigeragezo duhura nabyo mu rugendo si ukwibagirwa n'Imana. Ntabwo twajugunywe cyane n'ubwiza bw'Imana, ahubwo nabyo bituma Imana idufata ikatwiyegereza. Hari ubwo tujya kure, Mana numpa akazi, umushahara wa mbere n'uwawe, nibigenda gutya nzajyamo mu cyumba cy'amasengesho. Uri hehe? Uri mu butayu. Tukayahiga abanditse mu butayu kubikuta, abandikiye Imana, abagiye mu nyanja, abagiye mu mazi, abageza muri, tukavuga amagambo dutokomwa bishingiye ku kugeragezwa kw'ibibazo turimo. Si akazi kabonetse, kwiyiriza se reka, tukaburira Imana umwanya. Ariko iyo haje umuntu ugutangaho raporo mbi kwa bosi, ati yewe ese uri hehe? Nyine uzafata itike ujye muri gare, nzakwishyurira, mobile money yawe ni iyihe? Ningiye. Yenyine uzaze tuzabonane. Umuntu ari aho ngaho ntaherutse kujya mu masengesho, nawe ubwe yarataye aberuka kera, ameze nk'ishoka baraje hanze cyangwa umupangu utyaye, uza gutonda umugese akazamuka. Nawe nta kintu afite, nta kintu hibitseho, ati humura baraje, akakurundaho ibintu aho kugira ngo wihane. Mu bintu bya mbere nemera byo gusenga je mu ruhande rwanjye ni ukugenda yenyine na madamu namusize, tutari kumwe, gapfukama mu nguni hari abashyize kara gakoresho iriya vaze, nkabwira Imana ubupfapfa n'ubupfayo ngo maze mu iminsi, nkihana, nkarira, ikimwira kikaza, amerera kaza, urukonda rukaza, nza guhaguruka mu minota 10 nanjye kumva umunezero n'ibyishimo, nkumva ngize ibyiringiro mu mutima wanjye. Bene iryo sengesho riranzamureka mpuza n'ubushake bw'Imana. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma dukwiye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ho gato ngo tugireho dutunganyirizwa rwose. Imana nishimwe. Umuntu yavuze ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, naba nishimye, naba mbawe mu gihe cy'umunezero n'iki n'umubaro. Aravuga ngo hari igihe bijya bigeraho hakaza ibintu bikantesha inzira yawe ndetse bikandemerera, nkabura umwanya w'ubutungane muri jewe, ngo ibyo njya mbifata nk'umugozi cyangwa nk'isheni imboshye umutima, ngo ariko ningira muri ibyo bihe ngo ujyuza Yesu, ndagutuma ujyuza uca uwo muguzi rimwe na rimwe ujyumboha umutima ukambuza gutambuka. Ariko ngo nuwuca nzagira umunezero, nzagira ibyishimo, ngo nzanezezwa no kugira gute, no kugukurikira. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ngurandinde
untunganyiriza imigambi. Hari niba naniwe urugendo jya unyibutsa. Haleluya. Mukristo aragenda urugendo ruramugora nkuko natwe bitugora cyangwa se biturushya. Baza kwigira inama imwe twibwira mu mitima y'inyorosho, ati urugendo ndabona rugoye, aho kugira ngo twurire uyu musozi n'umunaniro dufite, reka ducyamikeho gato. Baratambika. Uko bagenda batera intambwe begera imbere, urugendo ruhindura inzira, ihindura isura. Baza kwinjira mu gihome cy'ishidikanyamana, kirabafata kirabafungira muri gereza, kibakubitiramo inkoni, kibashyiraho orere yo gukubitwa no kugeragezwa. Umunsi wa nyuma bazemo igihe mwebwe roka mbereke n'ubundi muzapfa, nimuze mbereke abandi babagenzi b'abapfapfa nkamwe bayobye muri ino nzira, nabo doraho nabiciye aya magufa namwe yanyazajya hano, aho kugira ngo rero n'ubundi mupfu rw'agashinyaguro, nimureke mwiyahure n'ubundi kwejo murapfa. Ariko shaho rero ibintu byaba ari ibyo, ariko mukisaka kuko ku ijambo ry'Imana rivuga ko iyo umuntu yiyahuye abakoze icyaha bazwa ubugingo, ubundi amaherezo yacu nayahe. Baza gusinzirizwa n'umunaniro, bararyama, ariko ngo bigeze nijoro buri buke bapfa, nibwo Mukristo yaryamye ahishurirwa yuko ararota, ngo arota yuko mu mufuka we ngo harimo urufunguzo, ngo kandi urwo rufunguzo rufungura umuryango wose ahuva ukagira gute ukagera. Ashiguki ati yewana waruzi n'ibindi twabaye abapfukare, uziko nibutse ko mfite urufunguzo kandi rufungura ahantu ariho hose, ngo kandi urwo rufunguzo rwitwa ibyasezeranijwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo bahise bashigukira hejuru, bafungura urugi rwa mbere, bafungura urwa kabiri, ngo bafungura urwa gatatu, rurataka cyane, rutatse cya gihanda kirabyuka kibirukaho, ngo kuko cyarwaraga igicuri kikubita hasi, bakomeza urugendo batambuka. Ariko iyo usinzire mu makuba n'ibigeragezo wibuka ibyasezeranijwe. Haleluya. Nubwo turi mu makuba, nubwo turi mu ngorane, hari ibituremereye bitugoye, ibigaragara byo nabigufasha. Nundi wese nudakijwe yabigufasha. Ugera mu nzira utazi ko umuntu ari umukristo, ukabona arababaje, wamureba ukibuka ko hari ibiciro bavunshi cyangwa se inote za 500 zitari buze kubangamira umutungo wawe, ukaramuka muretse ngo ugenda ugure icyayi, ugure amandazi, ugure umukati w'umwana, icyo kiroshye nakigufasha. Ariko ikiri mu no mwindani, kimwe Mr Nice yaririmbye ngo ikikurya kiri ku muki, kiri mu myenda wambaye. Nicyo kigoye. Icyo ikigeragezo kiri mu mutima kitagaragara n'amaso. Ese kutakiboneka muri korari, ese kutakiboneka ku masengesho, impamvu zikaba nyinshi. Icyo nicyo gitura abakristo hasi. Ariko umunsi ndi kukubwira ngo buretse guhora mu bya mbere bya Kristo, mbese n'amakuba, mbese n'ibigeragezo, mbese n'ingora, tukiri hano tuzahura n'intambara kugeza ku munsi wo gutabaruka. Dukwiye guhatana zimwe mu ntwaro zishobora kudufasha gutambuka no gukomeza urugendo, ni ukubana n'Imana cyane. Siko bimeze? Ni ukubana n'Imana, kugira umwanya wo gusenga wiherereye wowe ubwawe, kujya mu materaniro y'abera, kujya aho bavuga iby'Imana, guhima iby'Imana akanya. Iminsi turimo si yo kuza ku cyumweru ngo Ivona twigishe cyangwa se Baptiste cyangwa se n'abandi bavuga ubutumwa birangiye twigendere. Dukwiye kwishaka, kuko iminsi dufite itwima. Buri ikintu gishaka kugukura ku mwana ni kibi, kiramuguhuza kikamujyana hirya. Ikintu ijwi rituma utabonera Imana umwanya, utabonera byo gusenga, ni ijwi ribiri gukura kuri Kristo kandi kuvana mu by'agakiza. Nta gukomera, nta butwari twagira. Muze twegere hehe? Twegere imbere tugire dutunganyizwa rwose. Mwabonye rero ingaruka Aburahamu yaje kugira nizo ngizo nyine. Yasinziye gato cyane ararangara, hasi nyine inkongoro ziraza zibikoraho, igitego kiba kiratsinzwe. Aburahamu abatakaje iki? Atakaje ibihe birebire, imyaka 400.
noneho igitabo twize kiravuga ngo ku umurongo wa karindwi duhere no kuwa kane, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, haleluya, maze bakagwa bakabivamo, ntibishoboka ko kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko babonye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Umurongo wa 9, ariko bakundwa, nubwo tuvuze bityo twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu bizarusha ibyo kuba byiza, nuko bizana agakiza. Imana nishimwe cyane ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe urukundo n'umuhati mwagaragaje mukunze ibyayo. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Tube turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, dutambuke twegera imbere gato tugiraho dutunganyizwa rwose. Imana nishimwe cyane. Noneho umwanditsi w'iki gitabo, muranyihanganira, ndagikunda cyane, ndagikunda, nicyo ndi gusoma muri no minsi, ndagisoma cyane, kikambwira Kristo umutambyi mukuru watwinjiriye ahera, uwo nguwo wasanze Aburahamu avuye gutsinda ababisha, amaze kugaruriza iminyago ya Loti, ngo uwo mugabo yaragiye ahura na Aburahamu, amwaka kimwe mu 10, ngo uwo mugabo ni Melikisedeki, ngo umutambyi w'Isalemu, ngo utagira se ntagire na nyina. Uwo ni Kristo, haleluya. Ngo byatumye abo mutambyi mukuru uwo ngo winjiye ahera ntahinjizwe n'amaraso y'intama cyangwa ngo ahubwo amaraso y'ubwe niyo yagize gute, niyo yinjije kugira ngo bituma ahinduka umutambyi w'ibihe byose. Umugabo ndamukunda, Imana nishimwe cyane, haleluya. Uwo nguwo ni watumye tuba abo turi uyu munsi, kandi turanyuzwe. Yesu nashimwe cyane, nacyo tujye tubyishimira. Nuko bene data, ubwo ni ibice 10, umurongo wa 19, kwihanangizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwo bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira duciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiremo gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza, dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Haleluya, haleluya. Ibyo byagombye kudutera imbaraga zo gutambuka, kuko dufite ibyiringiro, dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira hera cyane kubw'amaraso ya Kristo, duciye mu mubiri we, ngo twegere tudatinya, dufite imitima yacu iminjiremo gukurwamo kugira gute, kwimenyaho ibyaha. Imana nishimwe. Inzarira turya, tugahemuka, tukandavura, tugakora idakwiye, tukavuga ibitari byo kuvugwa, ariko bene data, nshuti z'umusaraba, shima Imana cyane, kuko twebwe ibyacu siko bizamera, ibyacu bizarushaho kuba byiza, kuko ibyacu tubamo bihatse ubugingo. Haleluya. Niyo mpamvu niyo imitsima yabuze, akawunga kabuze, duhimbaza Imana. Imana nishimwe cyane. Niyo kabuze ntabwo itubura mu cyumba cy'amasengesho. Yesu nashimwe. No mu bushomeri turayivuga, no mu bihe ibitenga byacu nta kirimo tuvuga ijuru. Imana nishimwe, kuko ibi dukora bihatse ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Dukomeze gutambuka, kandi ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo, dukomeze kugira gute, dukomeze gutambuka, shatse kugukurikira. Indirimbo ya 69 mu ndirimbo z'agakiza ni indirimbo nayo inkangura, tutari buze gutindaho kuko iminota nahawe cyangwa se mfite irisa n'ishoje kugira ngo tuzakwema ngo igihugu cyiza kiradutegereje hehe mu ijuru. Hari igika kimbwira ngo kandi abantu benshi barananiwe kugira gute, gutegereza. Ngo genda ubakanguze iki, ubakanguze ibimenyetso, ibigaragara n'amaso, ibyo tureba n'ibyo twumva, bikangura imitima yacu.
Yesu nashimwe. Tuzi ko dutegerejwe mu ijuru mu gihugu cyiza. Amakuba n'ibigeragezo, ingorane n'ibibazo duhura nabyo, cyangwa se kuba uyu munsi rurese turi gukora bikagenda ntibidutandukanye n'iki n'ubwiza bw'Imana. Hari igihe ubigeramo nyine bikoroha, ukagira ngo byarakemutse, ukagira ngo ukurwanya haraho yagiye, ukituriza, ejo ibigeragezo bikaza bigasanga ntahuri, ukazajya kwisama wasandaye byarangiye. Duvuga ngo ubuzima tubaye mu bintu byacu turindisha amasengesho no gukiranuka. Mvuge kububatsi ngo uri umudamu w'umunyamasengesho, umugore wanjye kandeka kuvuga wowe kugira ngo anzirike angumane aza kuko yamvanye mu masengesho n'ubundi ntiyazanzirikisha. Narangara gato nkagira intege nke, nawe ati kwa Inosa byarakemutse, kawunga karahari, minerval iri kuboneka, business iragenda neza, hazaza marine we hepfo hariya idafatika intware. Kubera iki? Kuko nditarantu yiwe atigeze arindisha iki amasengesho. Umugabo umubure utireka da burasi yajyayo, ujye wumva inkuru utireka bitangire buhoro buhoro, usigare uri kugira gute, uri kwibaza ibyakubayeho ubibure. N'abagabo ati hariyo hari imari, Dubai birahari, mu Bushinwa ari kuboneka, Hong Kong nimbo bari gupakira, ukajya muri ibyo, ukaza hano ku cyumweru saa 4 ukaburira Imana umwanya mu byawe. Ukuraho uri guhahira umuryango, uzashiduka usanga abakozi, abashoferi n'abandi bafite 12 bamwe badashobora no koza imodoka yawe, baragusimbuye kuko utigeze urindisha urugo rwawe iki amasengesho. Imana idutabare, dukomeze gutambuka. Turasoje. Nta magambo buryoza nari mfite, nta nayo mfite, ariko kimwe cyo ndababwira iby'agakiza. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Tubonera Imana umwanya, tugaruke mu bihe byacu bya mbere byo gusenga no kwiyiriza ubusa. Ndabyemera nge mbiha agaciro. Imana nishimwe. Tubonera Imana umwanya mu byacu, twegere Imana, dutambuke, twegere imbere ngo tugireho tugira gute, dutunganyizwa rwose, kuko turi iki, turabashyitsi n'abimukira. Kandi nubona ibyiza ntugire ngo washoje urugendo, nuhura n'amakuba ntugire ngo washoje urugendo. Hari aho dutumbira, hari aho duteganyizwa kugera. Imana yacu iduhane umugisha. Amen.